twagarutse kuri TV media ini ya channel yanyu Stabilisateur Comedian. Twagarutse tugarukanye n'abatumirwa murimo murabona imbere ya screen zanyu, bamwe musanzwe mubazi, abandi wenda niko bwa mbere tubabona. Iyo tuze gukurikirana ikiganiro neza, turatangira batwibwira bavuge n'imirara yabo n'aho bava, hanyuma tuze gukomeza n'ikiganiro. Rero kuri uyu bwanjye tuze gusigaza. Yes, murakoze cyane. Ngira amazina menshi none yibwirana ikiganiro kikabacogera ku musozo. Reka tubwire yashoboka. Kanje nitwa Irakiza Eric, yo mazina yanjye y'amavuko, nirinde ngo ni Katogo, yo mazina abantu bazi. Ariko ku mazina nkoresha y'akazi nitwa Stabilisateur Eric, ndi ku kazi Rubegwa Semavuta. Rubegwa Semavuta. Izero. Bibavuze n'umurara. Uri umuto. N'umurara ndumusita w'umugwera. Musita w'umugwera. Kamwishwa abanyakarama ngabankorera hano nyine kuri Stabilisateur Comedian. Hanyuma nanje nitwa Steven Seba. Umusita kamwishwa abazineba. Ndi ingaragu. Ndakekananye. Stabilisateur yako nti atubwenye bari ingaragu. Ndubatse mfite umugore umwe n'abana babiri. N'abana umusaza mukuru ntabwo umusaza. Okay guys, kuri gombesha ubwoko. Uyu ni Stabilisateur, uriya nawe ni Seba. Hanyuma dukomeza. Stabilisateur bimeze bite? tumeze neza. Iryo zina Stabilisateur risobanura iki? Byavuye Stabilisateur ritamenyereye mu bantu. Natubwira umucyata. Iryo zina hari n'igihe abantu benshi nyine batabyumva kubera ko turi nepfo. Abantu benshi bigiye ino tibumva Stabilisateur nimba bisobanura iki. Ariko Stabilisateur ni icuma kigabanya umuriro. Kuvuga ngo iyo umuriro uje ari mwinshi, Stabilisateur ni icuma kiwugabanya. Rero naje ndi icuma kigabanya pressure mu bantu. Abantu bafite bwihebe kagaragaza kubano barema agatima bakaba bokongera bagasubira ku gihe. Abantu bacitse intege kano kongera kubarema agatima bene uko nyine. Ahubwo ndumva umeze nka Yesu, kubera ko Yesu niwe wakazugenda arema abantu imitima. Bacitse intege akabasubizamo intege. Naje ndi hafa kubera ko iyo umuntu hari igihe nk'umuntu gufitanye n'ikosa n'umuvandimwe hano kaza nkababa hagati, urumva pressure mwari mufite kazigabanya. Ndumva mutaho mutandukanye na Yesu. Yesu ni mwene wacu. Ni umusita. Yesu ni umusita. Uri mu shusho yiwe. Ese none se kubera iki bavuga ngo twaremwe mu shusho y'Imana, ariko ugasanga abantu hariho ibikara, hariho imikara, abantu b'ibikara, hariho abantu b'inzobe, hariho imibiri yombi, hariho abitukuje. None se Imana yisa gute? Iyo ugerageje nko gukurikirana, none se isa gutya uzona uri igikara ni tuvuge aho ndi muremure, none se aho bagera kuri uriya bagera ku ngufi ikaba ngufi igasa nawe, kubera ko unarebye nika kwa kundi bazavuga ngo Imana ibera hose cyarimo. Iyo uri ukutura Imana iraho, bari harangiza hari Imana iri hariya. Ngo Imana ni ibintu byose. None se uko duhuye turi kumwe nje nawe uri mugufi ndi muremure, tugahura n'Imana tukayibona twembi, twoyibona gute? Iyo ni Imana nyine uvuze undi uvuze umwana mu Imana nawe yakureba akakubona mu Imana. Biroze gusa ibintu by'Imana bigoye gusobanura. Nkatwe tumaze kwisobanukirwa biragoye kubasobanurira. Ahubwo bamaze kwisobanukirwa nimwe mu dusobanurira. Cyangwa bayisobanukiwe nibo bagiye. Twayisobanukiwe. Nimwe mu dusobanurira. Dufite amakuru ahagije tuzi ko isa na buri muntu wese. Ariko birashobora kugucanga. Zonchanga. Abatanga zonchanga munso. Kubera ko kubona Imana ntizirebeshwa aya maso turebesha. Imana izirebeshwa amaso yo mu mwuka.
rero mwe mutagenza kubwirwa izo hati zo kuba mu mwuka. Ayo mu mwuka se yababona aboneka. Aboneka. Ayo maso y'umwuka wavuga. Ayo maso y'umwuka atazaboneka. Aboneka nyine uri mu mwuka. Uri mu mwuka, uri mu ihewa. Imana iganiriza umuntu mu bitekerezo. Ese hari umuntu uba mu mwuka? Babamo. Ukabamo gute? Kuko uyu muyaga waho hano twobamo. Apana uyu muyaga. Ariko no mwuka. Mwuka wa Yesu Kristo. Ikintu nzikiza kiba umwuka uzubamo. Ipine ry'imodoka. Aha. Byo biba mu mwuka. Ntabwo tubuze uriya mwuka wo mu ipine ry'imodoka. Burya abantu batarakira agakiza bizegora kugira ngo tubasobanurire iby'agakiza mu musumba. Ukuvuga ngo kugo rugero rwanyu ruracasaba amafungo maremare. Ariko umuntu nawe aba mu mwuka. Umuntu aba mu mwuka ariko sinzi ko iwaza ubamo. None se umwuka ikikwemeza ko umwuka utazugaragara uvuze ko mu ipine ry'imodoka bari mu mwuka uba uri kuwushiramo ariko utari kuwubona. Ariko iyo ribyimbye abe n'uyu nguyu kuruva ko waza ukadukora ariko wowe tiwukora. Ariko wankoze twakoranye niba dutegeka twakoranye oya ahubwo uri mu muntu umwuka uba mu muntu ntabwo ari umuntu uba mu mwuka. Umwuka uba mu muntu ariko n'umuntu aba mu mwuka. Mwese mubana umwuka ni none se ikuvuyemo kuko bavuga ngo urapfuye. Iyo kuvuyemo ushatse kuvuga ko ari wowe uba utazogara tabubasha ufite niza kuba ubamo. Nicyo gituma rero umwuka iyo uri mu mwuka niho uzubona Imana ariko utari mu mwuka Imana ibiri kure yawe. Kandi uyu yavuse atakubujamo ahubwo niwe uzi kujamo wowe takunze. Sawa tubihindure rero iyo umwuka uri muri wowe niho uzubona Imana. Kandi uturimo apana urayibona Imana. So uyu mwuka duhumeka mureke kwicanga. None se abantu bagira imyuka ibiri. Turuzi mpumirije gutya. Ugiye mu mwuka. Ugiye mu mwuka kandi bivuze nganira n'Imana. Ariko rero mwe mutaza muhumiriza. Kandi umiriza cyanje n'ijyawe. Urahumirije uratekereza. Ikintu wakoze watekereza ariko ndi wagiye mu mwuka. Rero urahumirije uratekereza. Uracari kurebaho. Sani nishake ntigire stress. None se niba turavuga ngo twaremwe mu shusho y'Imana kandi twarabonye yaratobye Adamu mu cyobo. No kuvuga ngo ahubwo ni Adamu twavuyemo. None se niki kikubwiye ko Adamu ni wakomeje arabyara natwe tugenda tuba. Mbese twese ni mu condo twavuye. None se niki kikubwiye ko Imana itavuye mu condo. Urabizi se? Twe twayisanze. Urashobora kubona nayo ariho yavuye. Oya, none se ko yatobye Adamu Imana n'indayitobye. Imana yabayeho. Isi itarabaho. Itobwa nande nyine. Byose bitarabaho. Nyine itobwa nande. Imana ni ikiremwa gisha. None yarayisanze. Imana yagizeho cyane ayiboniriye. Nayo tiza aho yavuye. Nayo mbese biza bicanga. Uvuga ngo nayo kuba nyine ngize gutekereza aho yavuye. Kiyo hamenye. Cyangwa abandi bantu baze kutubwira muri comment bashishutse cyane muri Bibiliya. Aho nimba muri Bibiliya arantu handitse aho Imana yavuye. Batubwiye. Siza numva ngo yavuye ngo inyuma y'ibihe kandi ibihe byari bitaraha. Kandi ibihe byabaye hihari. Byabaye cyangwa byari bitaraba. Byari mbese iyo yazanye ibihe imbere itaraza ibihe byari bitaraba. Kandi ariko ngo yari bahijye ibi. Irasubizana ibihe. Aho ngaho yabaga he? Aho ngaho yabaga he? Ku isi ko icyo gisi yari amazi hose niko birizeho. Isi yari amazi mva n'igihe cy'amazi iyo yari ibahe. No kuvuga ngo igihe cy'amazi yari ba mu mazi. Igihe cy'amazi cyabayeho. Ari uko ihari. No kuvuga ngo yaje nico gisi y'amazi itaraba. None yari iri. No. Ugani wa y'Imana y'abakubita ngo n'umwe. None yari iri. Tuzi Imana iracanganye. Iracanganye. Guys, muze kudusobanurira muri comment. Mutubwira aho Imana yari iba mbere yuko abantu baza gusoma gukurikirana kino kiganiro
bajijutse kuri Bibiliya batubwira ibyo bintu so tureka kubaho akabazo nibashije ese yesu ko bavuze ngo azoza kumujura kandi umujura iyo tumufashe tumwica ko murabona ko tutazica Yesu oya ikibazo tuzomubona tuzamufata kandi tuzadufata abajura uzomubona impanda yamivuga gutya naza yamivuga uzomura kubona ahubwo hari ahandi bavuze ku gihe cy'imperuka bazaza ameze nk'intare ninde uzamwegera ninde uzamwikora kandi azotuniga wa muzezi ko yavuze weza ngo cyuka ninde azaza ameze nk'intare icyo gihe azaza hanika abantu mbese azaza nk'umujura nta gufatanya bara ko umujura nyine yagufasha basanze basanze ntakintu ufite Yesu gahunda azabaje kwica abantu ariko giyo mufashe abihomba azabajana yabishe kandi yaravuze ngo azabanza tunigagure ngo tubone kugenda ngo uzasanga atarapfa azamunika kandi umujura azazanwa no kugira ati kwica no kwiba no kurimbura zonyine gusa mbese twamutanga tukamufata mbere kurumva ko tutamwica ahubwo ikibazo kimwe dushobora kubokera baramutwise mu bahiye nta cyizere abajura bose bamaze gufata nta cyizere mufite ko abajura bose atagendeye gusa Yesu ntabwo bagadera mu kavuyo tuze tugize kubivuga zoducanga ntuzotuniga okay hanyuma dukomeze na mugenzi wawe atubwire naye makuru ari muri Nairobi byinshi nta yizuba gusa niki gisha kiri hano Nairobi n'abadahari bagira igisha akaba ari gupfa niko ndabonaga ari byo bigezweho gupfa gabo byahoze bigezweho nta kindi kigezweho zo gitunguranisha icyo kiri mu gutungurana cyane kandi ikintu kigezweho kiza gitungurana ni urupfu gusa ndimo kubona gutungurana ese ariko kitaturemeye impfu nyine bene zimwe duteguza ubwitegurire ariko bamwe si byateguza wari ukeneye kuritegura izi mbese nk'uko utegura urugendo ukazitegura n'urupfu ariko narutegura wowe kwitunganya hano ukambwira ngo nkwice witunganyije uko tuba uruteguye none se uko nguko bo bwanapfuye urupfu rusunguranye aho ngaho avuga abayiyahuye kandi ashaka kuja mu ijuru ni ukuvuga ngo nta muntu wopfa kwijana mu ijuru wiyishe kandi ukeneye gupfa ukifata ukitunganya tuba ukigiye mu ijuru aho nduba ukigiye mu ijuru kandi witunganyije mbere y'uko upfa ariko uriyica kandi ni oya siniyishe kaguheza ukanyisha oya nacyo ni icyaha kuko uwo nguwo wahaye nawe kera yabyakujemo ni nko kwiyahura kuko iyo umuntu agiye kwiyahura azatekereza kumanika umugozi ndambiwe na hano mu isi bavuga ngo gahunda zirabaye zo kuja mu ijuru ngafata nkihana namara kwihana akavuga ngo ngashaka umuntu uri tayari akansambura oya ibyo nabyo ni ukwiyahura ni ukuvuga ngo iyo ibyo bintu bija kubaho ibyo by'abantu benshi bozo ari byo twese twaza mu ijuru ahubwo ata muntu uba usigaye ku isi ahubwo twese twaba twaragiye kubera ko mu ijuru ni ukuvuga ngo amata n'ubuki ariko amata n'ubuki tuzashirako n'inzoka ese abika abika n'inzoka nimba abika abazarendo bazaburayo ariko nyine nimba kuvuga ngo ahantu hari inka akaba ari n'abanyamurenge akaba ari n'abazarendo ariko ndabazarendo bazajayo bagiye kumara wa mugabo yaravuze ngo Imana ngo izaduheze ngo amajuru n'ababizi nawe ubu ngo baramutse habaye nk'abazarendo azabari ni ntibareka kuza kunyagira akatuzabura abazarendo kuragira bobo bamwe nyine bazagenda babayo abandi banabure benshi ngo banaburiye hano ku isi ariko nyamwinshi ntizabura hano ku isi y'abazarendo berutse kumva ubuhamya none kuko urabona abazarendo bagize nabi nima Shetani nawe ntazobanga
oya ahubwo shitani bazobwira azobakiriza yombi ubwo ngo shitani w'ikintu afite ikibazo nuko batazohamusanga shitani w'ikintu afite nashaka areke stress abakasitoma bateye ubwoba bataragushidikanya areka ibintu by'intuze zo kwitekerezaho birebire afite abashitsi benshi abazarendo kabisa bazogerayo bamurasire uretse kumva umuzarendo uretse gupfa bari mu kiriyo ciwe bari kuba muhana baravuga ngo yavutse muri uyu mwaka habe muri uyu mwaka atangira ishuri asoza ishuri muri uyu mwaka arashaka umugore wa mbere bagira n'abana batatu habe muri uyu mwaka arashaka bavuga abagore batandatu ashaka nase kumva ngo nguwo abagore be bose abakasitoma bo kwa shitani ngaho baze ese ubona bari mu cyaha ari imana na satani n'indi uzogira abakasitoma imana ibishizemo ubushake twese twaba abakasitoma bayo kubera ko ibishizemo ubushake gute cyangwa no kuvuga ngo imana ifite imbaraga cyangwa nitwe twabishiramo ubushake twebwe no kuvuga ngo imana umuntu ukora icyaha wavuganye n'imana turuzi ibyaha tuba tubikora ariko imana itakeneye ko tubikora twabikora mwese ko bazavuga ngo ibintu byose tuba dukora byose biri mu migambi y'imana kandi ikintu cyose mbere ikintu dufite gukora ikintu dukoze ubu nyine nico tutarakora nico dufite kuzakora mu yindi myaka yo hirya none byose imana irabizi nose urumva atari duteza ibyaha iyo dukishije iyo wakwifije bazavugaga ngo isi ufasha kandi uvuze ati yaravuze ngo nutagira ubwenge izogura kandi bugira ubwenge yarabuguhaye tako tutarimo kuki none se nkaseba rero ngo imana w'umusore imana ipfushije ubusa yagufasha ikaguha agakiza kayo ikinjira mu mutima wawe ukaba uwayo nayo ikaba uwawe ariko agakiza gakatugakoresha ukagira buri mwanzuro ubwira ngo ugire agakiza si uko ufata umwanzuro se wakira agakiza si uko ufata umwanzuro turuzi urebye mani abanyamurenge hafi ya benshi imyanzuro barayifashe gusa ikintu kiza kibananira ni ukugira ngo babikomeze kubera ko urebye ibintu byose bakora by'ibyaha ntibabikora bari seriye nk'abandi kandi moko kubikomeza bisaba iki bisaba ko rero imana ntiyaduhaye ubwenge yarabuduhaye ariko rero kubera ko uba uri gukorera imana isaba kuza nyine ikakubamo kubera ko imana ifite uburenganzira bwo gukura mu cyaha ukaba muzima idufiteho ububasha ubwenge bwo yaguhaye ntibufite ububasha bwo kumukura mu kizima ni ukuvuga ngo ubwenge turabukoresha tuzi ko ibi ni icyiza ndakizi ariko ari igihe uhura n'akabi ukabona akabi ukabona kandi uzi ko ari kabi ariko ukabona kabisa ukabona ari keza ikaba ikwima ubwenge bwose ubwenge buza buturuka kuri wowe kandi ubwenge ubuhora ariko ari akabi uhura nako ubwenge bugashira ubwo no bwaba bushize ariko si ubw'imana yaguhaye oya none hari ubundi bwanje mfite abamaze bwa bundi bw'imana ugakora wagatekerejeho no kukareka ugatekereza amangareka mbangaba none ari ubundi bwaba bugoye bwo kureka ubwo buca ntabwo bwose babutekereje kugira ngo uje kubukora kuba ubona uzi icyo ugiye gukora none tuvuge ubonye urufaranga kazungu karashuka ubonye urufaranga mbese ugiye nko gushoboka mu mutwe yiwe uratekereje ngo reka ndushogore hariho n'ibitekerezo byo kuvuga ngo reka ndureke ibyo byose biri hose watekereje gusa ari igihe kubunyine baye ndi mu makirize ahagije kubera ko imana itaba yampaye izanje kugira ngo ndeke kwifuza izabo nose ntiyaguhaye amaboko n'amaguru n'ubwenge kubera utaje none se amaboko n'amaguru biba yampaye n'ubwenge nayo kugira ngo nze nyine twurire iyo ugiye guteza izabo yaguhaye gushaka iz'abandi yaguhaye gushaka iz'abandi yaguhaye gushaka iz'abandi kujya kera nsanze warutaye
barukira urwawe kera Imana yarukuye amaboko n'ibigoye ubwenge bwo kurushobora oya tuvuge ko uretse kuruta urusanze ko mu mupfu cyangwa winjiye ko mu wiwe urawusanze ku meza ukamuvuga ati kubera ko bayagwandaritse bategereza kurushka nanje kwa ko bandukeneye bafite ibyo kurukoresha tarushanye kwica nabi barujana ngarukoresha tiruhana n'ubundi zazipfa nabi ntabwo bari izawe ari kubaga ibintu biragoye wa ubundi faranga nyine zose zazipfa nabi gute none zose tuzi ufata nk'ibihumbi 10 ku munsi ukamusanga nimugoroba zose usigaye bitanu kandi ukabura n'ikintu ari zimwe ziba zapfuye neza none se zapfuye neza gute nase ko ubwo ngo ifaranga zipfa nabi ni faranga ufata ukajana mu biyobyabwenge faranga uto bene buraga nabo babona ko zagize nabo babona ko zipfuye neza turuzi n'abasinzi abasinzi kuri bazabama ariko nta numwe ubikunda bose bazabama ariko bicara bicuza Mana uzamfashe mve muri ibi bintu Mana uzamfashe mve muri ibi bintu mu gitondo ntazamana bakagenda ni bwa bwenge bugera ku kintu nyine sico ukumva nyine busa n'ubushize cico wavuze ngo busa n'ubushize gute ubundi bwenge ntibuzabushira mu muntu ari igihe bwicanganya ukicanganya gute uko ukibagirwa n'amaraso se uzi ko mani ubwenge kubera intuze kubera ikintu kugufata kikagutwara ukakigira ikigirwa mana uzugishikaho nyine ibindi bintu ukabyibagirwa byose ukumva nta kindi kintu cobaho nyine niho aho twavuze ngo ibitekerezo byo ufite amahitamo yo kuvuga ati ndabiretse cyangwa ndabikora utabakora n'icyo oya niyo waba warabaye koroneri ufite kuvuga ngo ndakiretse wowe wenyine hari igihe dutangira ibintu ukabitangira ari imikino rero ukiri umwana nta mwana azama yiyangishwa imboga akama azanga burundu kugeza akuze kandi yaraziyangishije yanashikamwe abandi akazi yarashiye none ariko kera hari sawa yashikamwe abandi cyangwa bagutumye ko mu wundi muhanda kubera kugira nk'isoni zo kuzanga akamazi kandi hari n'igihe yongera kugera iwabo akazara hari n'igihe imboga zo mu abandi ziba ziryoha kurusha izo mwana kubera ko izo mwanya zijya burimo izo mwanya ubu zijya utujije ariko zo nk'abandi ubu wazijya usa n'ufite nk'utusoni utikije umutima mu nda kubera ko utisanzuye ngo ujye nk'aho usanzwe ujya iwanyu none izo mwanya nizo zijya kurusha izo mwanya kubera ko ikintu cyose uriho umutima utitse mu nda wumva ari cyo kigize kiryoshye kurusha cyoryoha gute kandi ufite izanyu aho ujya neza witonda umva none se ni kuko uzishikamo abandi ukagiye ibyo utazijya mwanya no sinzi usanga batetse ukabirya ubwa buyobyabwenge gito mutazuhakana kuko wohakana uzuzihakana wenda hari abo bafite isoni zo guhakanira abantu bikaba ngombwa ko harya nimba aja kwitana hari n'ukuntu nyine wangaga ikintu kandi nta n'uko kiza kikugira ukakiyangishwa gusa kubera ko ibintu by'abana kubera ko abantu bakuru ukama wumva ngo papa ibintu byinshi bazabyanga kubera bagwaza esitopu nta mwana uzufuka gwa esitopu ukamupfa kwanga ikintu gusa ngo kubera ko akaba nigiye gucanga mukuru wawe ataza kijya cyangwa mama wawe ukamucanga nanjye ukamuba atazukijya takundi ni mwiza rero seba ni ku isi ikoze hari akajambo doretse kubona uvuga ejo bundi ko ntuze nimba ari kuri cano yawe yemere nawe kuri cano ya yemere nawe niko yitwa kavuga ngo wari uvuze ngo ese ko abakobwa bose uri mu kwikoza ku mukobwa wikojejeho akakubwira ngo afite uwiwe wikoza ku wundi mukobwa ngo afite uwiwe biriya bintu nawe ntibirakubaho ewa waje n'ubu turabona uwawe uwanje uyu gafite uwiwe rero barambwiye ngo ntuze ngo ngo uwanje ngo ataravuka cyangwa yarapfuye
bamwe barambwira ngo ataravuka abandi barambwira ngo yarapfuye ngo abandi ngo yaratabaye none gasinzi aho nzashakira ahubwo nazovuka afite uwi cyangwa wawe yarapfuye urashaka umugore wa kabiri akaba yarapfuye ntaravuka akaba yarapfuye ntaravuka none se uvutse abakobwa barapfuye usanga muri iyo bakobwa bajya bapfuye haragiye mu wiwe cyangwa we yagiye hanze ari mu kubijya sida niko ataravuka niko ataravuka none uri mu gutekereza ku tuvuge wowe utarashaka hagiye wavugisha umukobwa wese nyine navuze ko ntabwo bindiho ariko nyine natekereje ukuntu hari ukuntu uje gutereta bamutereta nk'abakobwa bose bazakubwira ngo bafite noneho ukibaza mu wawe ari ukamuha icyo kibazo nuko natekereje hari abahungu benshi baraza kutubwira bazaba bavuga ngo batereta umukobwa wese ufite uwanjye ubwo wiwe ni azamumenya se none ga twahaza abakobwa twaheza abakobwa uburenganzira bwo kuzaza si byo sawa se waga umukobwa ni ukuvuga ngo umukobwa utaragira uwiwe azagushaka azanshaka amenye ko nawe tawawe urabona ubundi ni gute dukwa abakobwa tugasaba tukababeshaho twarabashatse ese bogiye badukwa twarangiza natwe tukababeshaho ibintu byose si ukugabana ni ukugabana ariko nawe ubwo nyine inda zose muzabyara ni wowe ukizifite niwe cyane ni wowe ukizifite kandi uzifite zitaremereye ariko igihe zatangira kuremera niwe uzaba uzifite kandi azagoboka kurusha none se ntiwumva ko njewe ubu nyine ngombwa ubu nyine tugowe uzifite tukiri duto tutarakurura ariko iwe ni ukuvuga ngo igihe uzaba ugiye kuzimu zaba zigiye gutangira kumubyimbisha inda natwe twona kandi ni ukuvuga ngo umugore ukuntu bibiliya zitubwira ngo umugore azabyara yibishicuye cyangwa yarusha bibiliya bizitubwira kandi yababaye yariye ikavuga ngo n'umugabo nawe azajya yarusha rero ni ukuvuga ngo wicaha aza umugore kubera ko uzaza uba wamushaka none se tuwumva ko twembi turusha murarusha icyo arusha naco ni ukubyara nawe icyo urusha naco ni ugushaka amatumizi yo mu nzu none ko byageze aho baravuga ngo abagore bahabwa uburenganzira ubwo twese ntitwagenda tukaba twari tuvuze ngo umugore kugira ngo bigaragare ko mwatwazanyije ni uko wowe utwara inda wayonera n'amezi icyenda uzi umuntu uko gushakira hano azi koga gusa nyine biba bigoye rero kubera ko bigoye izo nizo nshingano ziwe nawe ushinzwe kugira inuze ushinzwe kugira ngo aza atwara inda urushe kwitwara no kwibyara nawe uruhe no gupakaza uronke amaramuko none se ni cyatumye biza Adamu cyatumye biza ngo amakosa yose yavuye kuri kubera ko bashinja ko bazagishinja Adamu si Adamu amakosa yavuye kuri Eva kubera ko Adamu yari akiri hariya ngo byeze ngo vyo ya Eden yarabayeho neza bisanzwe nta stress Imana ugize dutekerereza irareba ubona ko afite uravuga ngo reka imuremere umufasha uzi ko naje ejo bundi natekereje sanga Adamu bamukoreye surprise yo gushaka kubera ko ntibavuganye n'Imana ngo ushaka iriya ni surprise bamukoreye kubera ko nta gahunda yari afite ntabwo yari yarakundanye ntiyakundanye ahubwo jewe ntaganda wabonye ejo bundi yavuze ngo abantu bananiranye gushaka tugende so tubakora amasiripurize aje kugira aho cyane isanga niko bitegerezwa kumera kubera ko
Adamu nta gahunda yari afite yo gushaka, ni ukuvuga ngo Adamu yari akicikenereye kuba urubyiruko, ariko bamugiriye nabi biteye ubwoba. Surprise ikomeye bamuzanira umugore, uwo mugore aza no kumukura mu byiza. none se aba bantu bananiranye gushaka twagiye tubibakorera. Ni ukuvuga ngo aba bantu bananiranye gushaka nibyo bigiye gutangira kubabaho, kubera ko bahombeje ubwoko cyane, bahombeje ubwoko bukomeye. uriya mugabo yavuze neza, uriya mugabo yavuze yatekereje, ni kuri abakozi Imana batekereza bahombeje ubwoko kandi ko barakerereza abana ku mashuri. uri gusanga nk'umusore w'imyaka 50 uracyari urubyiruko. tuzaba urubyiruko na ryari? Abandi bene wacu b'abanyamahanga bari mu kweneza imyaka 18 bakazubona yenezaga imyaka 18 isekera amubwira ati gonda mwana icyanya kino icyanya cyahita abapfurero bari sawa ariko bari seri imyaka 18 ugasanga kera ugasanga umupfurero kaje kweneza mu myaka 30 ariko kwita mu bagore batatu tibumva imyaka 10 n'umugore imyaka 10 n'umugore imyaka none se kubera iki gushaka abagore benshi nyine basigaye bafite nk'icyaha, kandi abantu cyane dukurikiza ababiriya kandi muri biriya abantu benshi babamo n'abagira abagore benshi, kandi twafata nk'abakristo ibyo tuzatwiga ni ibyaha. ariko ubu nyine umuntu ushatse umugore wa kabiri ngo ntabwo ari umukristo uhebwa. ariko hamwe hari ibintu bimwe nza ndeba nkabona ari umuco wacu, biba atari icyaha. ntawamenya wasanga ari icyaha, ariko rimwe na rimwe aba atari icyaha. urebye n'inyigisho ziba mu makanisa yacu ziratandukanye n'inyigisho ziba mu makanisa y'abantu. kubera ko mu makanisa yacu hari inyigisho ziba mu z'ibyaha, mu yandi makanisa zitari ibyaha. none se wumva ubwo bimeze ni amahoro tu turagusubije cyane turamwakiriye aha nuko rero uwo muvandimwe yakoze cyane kutwitaba, umukozi w'Imana, pianiste. uri pianiste jewe cyangwa uri comediste zose? none izo mpano zombi, ubukomedie n'ubupianiste, niye mpano zubona igufasha cyane kandi wumva ikubereye? ariko hari tuza tuvugira ugasanga wowe kurareba ukabona ari ikikubereye, ariko ukabona abandi bantu bakino nicyo niyo mpamvu tugomba kuza tugendera ku bandi bantu. gusa tujijutse vuba kubera ko kujya bijya twari ko tuvuganye mu bwoko bwacu twari dusanzwe tuzi ko gukora ubukomeye ari icyaha. n'ubu ukoze bamwe bamwita nk'aho kera, kubera ko mu bwoko bwacu hari ibintu bimwe tutokora. urebye turuzi nkatwe nk'abagabo n'abahungu birakogwa, bikabikorwa ariko nabyo ari nko kwiyahura. ariko siko nyine ari igihe ushobora gushaka nk'abakobwa ngo mukirane filime ukabagura kubera ko umukobwa ukinye filime w'umunyamurenge no kubura umugabo yomubura bamwita nk'ikiraro. kandi abandi bakwereka ibyo bintu, kandi buriya Bibiliya navuga ngo ikintu ukora ukunze buriya niyo mpano. ni ukuvuga ngo uramutse ubikoze ukabishobora, ni ukuvuga ngo ni impano, kandi impano sitwe tuziha, ni Imana yaziduhaye. rero imaze kuguheza impano tuyikoreshe ni icyaha. kandi kuvuga ngo nubwo uri umukomedi cyangwa uri umukinnyi wa filime ntabwo aba ari icyaha. uravuze ngo ikintu ukoze ukanagishobora, nawe ari gusora amavideo kuri impano hari igihe basohora bibatunguye, nta kubatungura kabisa. hari igihe barimo kuyasohora atari ubushake, bakayasohora ari ugushaka ifaranga. hariho bamwe bazazitanga atanga amafaranga gusa
Arwari ntawe Arwari wakubwira bayimuhaye ko bayimuhaye gusa uko bazazigura umugore baragukoye umugore ufite umugabo wawe baragukoye none utangiye bijya bakuye utangiye kubigurisha rubanda zarakomeye cyane ariko Imana igenda ibahagarareho kandi igenda ihagarare ku bwoko bwacu kubera ko ibyo bintu tuzari bisanzwe aho baje kumenyera uburyohe bw'ifaranga nibo baje kujijuka nabi ubundi byoroshye kabisa bizorosha ibintu n'amabuye none se tuzabigenzaho tuzashakira ndavuga ngo apana ngo umuntu utarashaka n'abashatse bose barimo kubikora dufite abagabo vuga nyine n'ubuvumirizo ugashaka ugasenga Imana ikakurindira cyangwa ukaza wirirwa umurinzi barirana nawe nyine ukamurinda kuri ibyo rero tugane ku musozo nawe ngwaje ngo muri izo mpano zawe zombi ni izihe mbogamizi wagiye uzihuriramo zombi kugira ngo uba ugeze kuri aho bwese dutangire ku bucuranzi ubucuranzi waba utangiye ryari ugenda uburamo mbogamizi ugeze kuri intambwe ugezeho ubona gute ubucuranzi rero mbona kawe kari impamvu mbona yaje ushobora gukomera byarugana kubera ko ubucuranzi natangiye kwiga nyine numva ndabikunze kabisa ariko hari abandi baza kumbwira bakambwira ngo nzabireke niyo mpamvu abantu ari ukuntu wowe ubibona ariko gucuranga nibyo ukunda cyane ariko nta mbogamizi ubibonamo imbogamizi ntizabura imbogamizi ntizabura arabaguca intege ko mu gihe hari igihe cyane azabigira no gucika intege ubwe baraje uravuza neza bakaba bakubwira ati cara aho uzamuvuga ati bari mu kukoza isoni gutya unabivamo rero iyo ni imbogamizi ese we nikwiye kutakwishimira kuva ngo undi nawavuze batazakura ngo bakubita amashi bakawukura nyine ngo n'undi nawavuze kwe oya ntabwo hari igihe bagukuraho uwo bagiye gushyiraho yari kuvuze bakagukuraho kugira ngo basubire avuze mbese ntibaba bagukuyeho ngo undi avuze hari igihe nyine bagufeka ugasanga nawe nimba utabifashemo cyane ugasanga uvuyemo gutya ariko buriya ikintu ukunda iyo ucitse intege nibwo uza ubona ahubwo izindi ntege wiyongera none se kuri umucuranzi ni iyihe mpamvu isigaye ibaho ituma abacuranzi benshi bariho ubonyine batakivugwana ubundi nta n'ibintu tukivuza cyane reka nanjye nishyiremo kubera ko ibiriho nyine nanjye ubundi tukivumbura cyane ubu ni ukuvumbura bade gusa uzategere abacuranzi benshi hari mu gutangira mu kisimba mbese kuvuga ngo aho kuvumbura ibintu ucuranga wenyine none se muzamubona kuri atari kakuriya dogiteri yabivuze bakavuga ko bade ishobora kubira mu bumuga kubera ko ari biba bisa n'ibiri ko byikoresha byo nyine utari gukora mubibona gute iyo dogiteri abivuga kuri iyi mwumva yiyemeye cyangwa mwumva bagiriye inama kandi azakora izitugira ubumuga amusanga aho kuvuga ngo wowe wivumburire ugasanga ko urashaka bada hasohotse bada ukayishaka kwizihiza uzavuza mbese tukivuza nta bada none se mwashatse uburyo muhindura mukava muri padi mugasubira mu muziki
abacuranzi reka tubabwire muco karumva abacuranzi mwese muri hariya hano turi kumwe na komite ndende turimo y'abacuranzi muziki muve kuri pad muve kuri pad musubire mu muziki mutangire mwige kuvumbura kubera ko na pad ni ukuvumbura ariko ifite nyirayo wayivumbuye muyimurekere iwe gato ndaje muvugisha iminota itarenze 20 ndi mu kiganiro muyimurekere iwe wayivumbuye yagivuze nawe ugenda uvumbure ikindi nawe ugenda ndagenda avumbura ikindi apana bene uri mu gushika ku makanisa washika kuri iri kanisa wasanga umuziki uhari wagera kuri iri rindi ukagira ngo wayobye uracari kuri ryari kandi hari indirimbo zisigaye zagowe kandi iyo hasohotse uzamusanga quartier yose niri ubwo uri gusiga ushika kuri urusengero washika ukamusanga ko sentikira avuga ngo rumara ubwo rutuma ndiri washika kuri ngo rumara ubwo rutuma ndiri rumara ubwo rutuma ndiri rumara ubwo rutuma ndiri ahandi ugasanga karebu umuco byoroshe pe aje ari kuri isi Mani genda bigishe kuvuza. Dr. Bea kabisa sura beza. Dr. genda sura avuge abantu bakamenya. Nubwo batazabumva ariko genda sure agira. Kandi hari abacuranzi bari babishoreye neza. Ariko amaso bari konera. Wenyine asigaye barabaye ibimuga. Rero tuneza. Katugane ku musozo wakoze reka tugushimire Imana igweze umugisha mwinshi kuba wemeye kutwitaba n'abantu bose badukurikirana kuri Stabilisateur Comedian. Imana ibahize umugisha mwinshi nimwe imbaraga zacu tutabafite nta kintu na kimwe twogeraho. Rero mugende mukomeze mudukurikirane abatarakanda subscribe mugende mukande subscribe mukande kabiri mukande ari hande subscribe mugende kunzogera naho mukande kugira ngo muzaza mubona notification tumaze ku uploading. Rero muvandimwe nawe nimba ari ko yosezera abafana bacu banyani gwawe ndabasuje cyane hanyuma nanjye mugende mukande erekana abi nigeze kamari nziza kuri niba ariko yayikora nko kutakoresha uzadukandire twizishira gaho inshuti kugira umwanya w'ubwo hanyuma nanjye koresha cyane zagarara kuri TikTok muzagenda mubona utuntu tubashimishije kandi abatishimiye nuko nyine ndakundi nibo bagira turiho kugira ngo dususurutse imitima ibabaye kugira ngo yongere yishime.